imana ihabwa icyubahiro. Iyo urebesheje amaso y'umwuka ndetse n'ay'umubiri ubona bugiye kwira. Haleluya. Iyo urebye iminsi ndetse n'ibihe ubona bigezeho umuntu rimwe na rimwe igihe kirimo kirihuta vuba. Mwene data nshuti y'umusaraba, ndagira ngo winginge imana muri ibi bihe, nanjye ninginge imana kugira ngo amavuta ntashire. Haleluya. Kugira ngo winginge imana umuriro ntuzime, kugira ngo ubwo Kristo azaza nawe muzajyane. Imana ishimwe. Rero biteye agahinda n'umubabaro kubona abigisha, abashumba bavuga ubutumwa bwo kwihana, ugasanga umukristo ararakaye. Niba ubutumwa bwo kwihana bukubabaza, wowe uragira ngo tubwirize ubuhe butumwa? Ko ari bwo butumwa Kristo yasigiye itorero n'abigisha ngo nimugende mu mahanga yose. Tubwirize ubw'amahoro, inyama n'ibirayi n'imiceri no kwambara neza. Icyo nababwira bene data, n'abadasenga barabirya. nushake ujye ubyuka usenge, ubwira Imana ngo Mana ndagushimye ko mbyutse ndi amahoro, ungenera ibinkwiriye, gusa undindire muri iyi si, undindire ubugingo, ubundi wigendere. Niyo utasaba Imana imyambaro izayiguha, niyo utasaba Imana inzu izayiguha, niyo utasaba Imana umugore izamuguha. Icyo tuvuze ni kimwe, ni uko ibibanje twabigize ibiheruka. Mu yandi magambo, ibyagombaga kubanza byo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibyo twazanye imbere, ahubwo ibyari inyongera nibyo byabaye iby'ibanze. Niyo mpamvu usanga abakristo bafitanye amakimbirane n'abavugabutumwa n'abashumba. Uriya abwiriza ibyaha gusa, niba ukiranuka haleluya amen. None se njye hari ikintu ndimo kwibaza muri ino minsi, amen, kandi ngira ngo hari n'igihe nigeze kukivuga mpagazaho. Hari igihe nicaye twigishijwe nabi cyangwa nitwe twize nabi. Ndi kuvuga muri rusange, natwe rega turi abakristo, hejuru ko turi abakozi b'Imana turi abakristo. Twigishijwe nabi cyangwa nitwe twafashe ibyo twigishijwe uko batabitwigishije. Kuko iyo urebye abakristo muri iyi minsi nta ntego bafite mu bwami bw'Imana. Ni ukuza mu materaniro, uko kwezi Imana iravuga iki? Igiye gutanga amazu, abakobwa bagiye kurongorwa, uko kwezi ndagusengamo ngo kuko Imana iri butange abafiyanse n'ibindi. Ariko Imana idufitiye byinshi birenze ibyo. Haleluya. Reka dusome ijambo, dufite umwanya mutoya, tuzabisubukura ikindi gihe dufite umwanya uhagije. Twaragerageje. Ijambo ry'Imana yavuga ngo byose byarumviswe. No kuri kw'Imana. Habakuki 3:2b. Habakuki 3:2b. Titre hejuru avuga ngo isengesho rya Habakuki. B. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. N'uwo murongo. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. Reka tubafatanye no mu byakozwe n'intumwa 3:19. Ibyakozwe n'intumwa 3:19 haranditse ngo nuko mwihane muhindukire. Ibyo
ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana. Nuko mwihane musubiyemo, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo ububyutse nyakuri. Ububyutse nyakuri. Amen. Hari ibyo twita ububyutse ngo kuko uri kuvuga mu ndimi, ngo kuko mama yari bari kubwiriza abantu bagakoma mu mashyi bakazamura intebe, ngo kuko uri kujya mu ya 40, kuko wazamutse kanyarira, ngo ubwo ngubwo byacitse byayoberanye. Haleluya. Ariko ngiye kuvuga gato ku bintu bitatu bijya biranga ububyutse nyakuri. Haleluya. Twasomye ijambo mu gitabo cya Habakuki, yarimo asenga yinginga Imana arabwira ngo hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'amagambo yavuzwe na ba Petero ubwo bari bakoreshejwe ibitangaza bahagurukije uwari waravutse afite ubumuga bwo kudahaguruka, ngo abantu barabatangarira, baravuga ngo tubonye abantu bakoreshwa ibitangaza, ngo barimo kuvuga rero imbaraga zibahesheje guhagurutsa uwo nguwo wari waravutse atabasha guhaguruka. Ngo nibwo bababwiye ngo turavuga iby'imbaraga, turavuga imbaraga zaduhesheje gukiza uriya ndetse nawe nizamuhesheje gukira. Bavuga Yesu Kristo, bavuga imbaraga ziyamusuye, baravuga ngo namwe ubwanyu birashoboka ko mushobora gukoreshwa nk'ibi ngibi dukoze, kubera yuko nimwihana mukababarirwa ibyaha iminsi yo guhemburwa izahera ko ize namwe muhemburwe. Guhemburwa nyakuri cyangwa ububyutse nyakuri, ikintu cya mbere kigaragaza ububyutse nyakuri ni ukwihana agato n'akanini. Haleluya. Ububyutse butarimo kwihana, ububyutse butarimo kureka icyaha, niyo wavuga indimi amasaha 48 agashira uri kuvuga mu ndimi ugahanura bigasora, ariko utihana agato n'akanini, ubwo ntabwo ari ububyutse nyakuri. Haleluya. Haleluya. Bene data nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire nta cyaha gitoya nta n'icyaha kinini mu maso y'Imana. Ibyaha byose imbere y'Imana ni ibyaha. Kandi ikindi, nta cyaha cyejejwe bitewe n'ugikoze ngo kuko gikozwe n'amamerve umukozi w'Imana icyo ngicyo kirejejwe, ngo kuko kivuga mu ndimi, ngo kuko agihanura bigasohora, ngo kuko agiterana. Ariko ibyo byose nimbikora ariko umutima wanjye wanduye, ubwo bubyutse burapfuye. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu benshi rero muri iyi minsi ya nyuma dusohoyemo bafashe ibyaha babishyira muri kategori. Amen. Ibyaha babishyize mu byiciro. Ndagira ngo nkubwire, Imana irera. Amen. Iyi Mana dusenga turi imbere
imana yera. Haleluya. Uri umusirimu, imana irera. Uri umunyabwenge, imana irera. Uri umutunzi ukomeye, imana irera. Uri muremure, imana irera. Uri mugufi, imana irera. Unanutse, ubyibushye, uri inzobe, wirabura, imana irera. Haleluya. Rero imana irera. Ufite PhD, ufite profeso, icyo waba ufite cyose, imana irera. Icyo imana ireberaho abana bayo ni ugukiranuka gusa, ni ukwihana ibyaha, ni ukubaho mu buzima bwo kwezwa no gutungana. Haleluya. Ntabwo icyo imana ireberaho abana bayo ari uko bahanura. Nta nubwo icyo imana ireberaho abana bayo ari uko bitwa ba pa bi a. Ayo magambo murayumva? Pastor, bishop, apotre. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo imana ireberaho abana bayo. Haleluya. Muri iri teraniro ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyose uzasenga n'imana cyangwa uzateranira hejuru y'ibyaha, ubundi nta intermediary yakwiye kuba hagati yawe n'imana, ngo uze mu materaniro ngo niba mu matu mukunda atavuze ku cyaha ngo ubwo ni haleluya amen. Mwene da, uriyobewe. Aho waraye ntabwo uhazi, ibyo wiriwemo mu cyumweru gishize ntabwo ubizi. Niba umurokore ajya kuraguza ikabuga, akajya kuraguza ikayonza, akajya kuraguza ku Gisenyi, yarangiza akagaruka akicara mu materaniro, haleluya. Natwe tuta umuntu ari mu mavuta. Hari igihe imana izakwihorera. Yabwiye Ezekiyeli ngo hari igihe nzafata akanwa kawe, haleluya, ngatuma utababurira. Niba hari ikintu cyiza imana igikorera abantu batangiye kwivanga n'ayandi mahanga, ni ukubaburira. Haleluya. Igihe cyose imana izakureka ukaza wazinyweye ikakureka, ukazinywa ikakureka, imana ikaduha ubutumwa bwo guhumuriza abarushye, ukaza wibye ikakureka. Ishobora kubikora ikatubwira iti muhumurize abantu banjye, nawe ukagendera mu munyenga ngo bari guhumuriza. Yakwihorera ukagira ngo ufite ubwenge buruta ubwayo. None se reka nze nkubwire mwene da, uriyobewe. Amen. Ubu uyu mwanya turimo tuvugana, ibyo umutima uri kukubwira byose uri kubyumva. Amen. Ariko ngo mama Erive ikizakwereka ko ari mu mwuka, ngo ari mu mavuta, ngo nuko azakankoraho. Ntabwo imana ishaka kwemeza ko abakozi bayo bafite amavuta. Amen. Bakubwira ibyaha, ahubwo yohereza ijambo ryo kugukiza, yohereza ijambo ryo kukuburira, yohereza ijambo ryo kukugarura, yohereza ijambo ryo kukubwira yuko nta mahoro y'umunyabyaha. Abinenewe bakiriye ubutumwa bwiza ubwo bari batumweho ngo mu minsi 3 Ininewe hari burimbuke, ngo bumva ijambo barihana, ngo buri wese yiyambura iby'imirimbo, ngo bambara ibigunira, ngo barasenga baririra Imana, ngo Imana irangije irabababarira. Ubutumwa bukwiye kumvikana ku isi hose ni ubutumwa bwo kwihana, ni ubutumwa bwo kureka ibyaha. Ariko insengero zabaye indiri y'inkozi z'ibibi. Abashura ba mbere bari mu nsengero, abasambanyi ba ruharwa bari mu nsengero, abatinganyi bari mu nsengero. Cyari cyo kibabaje Imana muri iyi minsi. Kandi noneho bicaye batuje ngo bategereje imigisha. Reka nze nkubwire, amen, ntimukadushyireho imanza ngo twarahanuye ntibisohora. Kuko twabonye abantu basenze baratabarwa. Amen. Twabonye
nabonye abantu baje bihitira ariko bafite imitima imenetse baje baratabarwa. Ariko nk'uko umushumba yabivuze ariya jambo umupasiteri Desire yabonye kuri YouTube yabwirije, abantu bamenyereye Imana. Amen. Bamenyereye abavuga butumwa. Mama Erive niwe uzabwiriza ku cyumweru, ubwo ari we buriya ndabizi ibyo azavuga. Reka nze nkubwire mwene da, ninza nkakubwira ibyo muri famiye yanjye n'ibyo muri famiye yawe, uzavuge ku butumwa mvuga ari ubutumwa butariho. Ariko nimpagarana nkavuga ubutumwa bwa Yesu Kristo, uzitonda utazagerwaho n'urubanza. Amen. Kuko kimwe twahamagariwe ni ukubwiriza ubutumwa bwo kwihana no kunyinduka no kujya mu ijuru. Ubundi ubutumwa bw'imigisha. Amen. Haleluya. Ubu butumwa bw'imigisha bwadutse vuba. Amen. Ubundi abizera bubahaga Imana, Imana nayo ikabubahisha. Haleluya. Abizera basengaga Imana mu kuri no mu mwuka, maze Imana ikabatabara. Ariko kuko amatwi y'iki gihe ashaka kumva ibiryoshye, nigwirije abahanuzi bahanura ibijyanye n'irari ryanyu. Ariko ububyutse nyakuri buzana kwihana ku gato no ku kanini. Wivuga ngo njyewe sinica. Amen. Kuko ururimi rwawe rufite ubusabwe buruta ubwo ufata icyuma gacundi ukuboko. Kuko wica imitima yose. Wica imitima. None se niba wiri gutaranga mwene so, ikiruta kwica ni iki muri ibyo byawe? Mwene da, amagambo arababaza. tuvane ibyaha mu byiciro, ahubwo tubeho mu buzima bwo kwezwa no gutungana. Kandi ntago nzerezwa mu bitaro ndi ku gitanda nkondobereye. Haleluya. Ntago nzezwa impanuka ibaye mbonye ngiye gushira mu mwuka nkaba mumpamagarira umushumba. Kwezwa ni none, gutunganwa ni none, kwihana ni none, kwakira imbabazi z'Imana ni none. Abo ngabo bajya bagira amahirwe bameze nk'aka kagozi gakuwe mu muriro, ariko si bose. Hari igihe njya nicara, Imana ishimwe. Haleluya. Haba mfite umunsi wo gusenga wose amasaha 24 tuyite gutyo. Ariko nkicara nkabwira Imana ngo nyeza untunganye, ibindi byose urabizi. Nkumva gusa amagambo, kuko namenye neza ko hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, ngo umutima we ntube mu buriganya. Haleluya. Haleluya. Uwo ni uhirwa, umuntu wababariwe ibicumuro bye. Abwira Imana ngo Mana, amaso yanjye yeze, umunwa wanjye weze, amatwi yanjye yeze, ibiganza byanjye byeze, ibirenge byanjye nabyo byeze, ubwenge n'umutima nabyo byeze. Ntibigaragare urubanza, kuko namenye neza ko Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Reka nze nkubwire mwene da, impamvu gusenga byatubihiye tuza mu materaniro dushaririwe, tuza mu nzu y'Imana turakaye, nuko imitima yacu yuzuye mu ibyaha. Niba hari ikintu kiremerera umutima ni icyaha. Niba hari ikintu kibuza amahoro ni icyaha. Ariko umuntu wenyine uhirwa ni umuntu wababariwe ibicumuro bye. Haleluya. Nababwiye ngo ndicane ngo nyeza untunganya, ibindi niyo ntabumbura kanwa, ibyanjye byose urabizi. Rero ubu byutse nyakuri nshaka gusaba Imana, si ukuvuga mu ndimi nka runaka, si uguhanura nka runaka, ahubwo ni ukwihana ku gato ndetse no ku kanini. Iyi si yuzuyemo ibyaha, ubikora ubishaka cyangwa utabishaka. Ntabwo navuze yuko ari kudakora icyaha mwene da. Iyo utambutse amatwi yawe, niyo mpamvu ngo ndavuga ngo Mana, amatwi yanjye yeze, kuko hari ibyo wumva bishaka kwanduza umutima wawe, hari ibyo ureba bishaka kwanduza umutima wawe, hari ibyo ujyamo bishaka kwica umuntu w'imbere. Mbwira Imana ngo unyeze ku gato ndetse no ku kanini. Ariko muri iri jambo
ndajya nkubwe bya bindi mujya mwibeshya. Haleluya. ngo roboti harimo ububyutse kw'amasasu, hari ububyutse nyakuri butangirira muri wowe. Haleluya. Mama Erive naba mu mavuta azayiberamo ubwe. Amen. Ariko Mama Erive naba mu mavuta wowe ukigugurana n'ibyawe uzabibona ari nk'ibintu bisanzwe, ariko ububyutse nyakuri buzahera mu mutima wanjye, bugere mu wawe, mugere mu bw'abadiyakoni, bugere mu bwa protokole, bigere mu baririmba ubundi umuriro wake. None se imbaraga z'Imana zaraheze? Ntabwo imbaraga z'Imana zaheze, ikibazo kiri muri twe. Haleluya. Kuki nta bantu bagicura za sida? Kuki nta bantu bagicura indwara zikomeye? Ikibazo se n'Imana yacu itagikora? Oya, ikibazo ni twebwe twamenyereye iby'Imana, turasenga n'ibyaha, twimitse ibyaha, turabiramya, turabisenga. Ariko umuntu w'umuhirwa ni umuntu wababariwe ibicumuro bye. Icya kabiri kizakwereka ububyutse nyakuri cyangwa kizanwa n'ububyutse nyakuri, Imana ishimwe, n'imbaraga nshya z'umwuka wera. Amen. Nimvuga imbaraga nshya z'umwuka wera, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 1:8 baramubajije ngo ubu nibwo ugiye kuzana ubwami bwawe muri Isirayeli? Aravuga ngo si ibyanyu kumenya iminsi n'ibihe, ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Reka nze nkubwire, imbaraga zose zo kunesha ibibi nta handi uzazikura, ntabwo uzazishakamo, ntabwo ari tize nyinshi, ntabwo ari jimu nyinshi, ahubwo n'imbaraga z'umwuka wera zimanuka muri wowe, zamara kugera muri wowe zigatangira kukuyobora, zamara kugera muri wowe zigatangira kukuzinura ibyaha, zatangira kugera muri wowe zikaguha kwihangana, zamara kugera muri wowe zigatuma uzinuka ibyaha n'ibisa nabyo. Izo mbaraga z'umwuka wera, impamvu abakristo bo muri iyi minsi ibintu byose byabaye mekanike, ni uko abantu benshi baje mu rusengero, haleluya, bananirwa kwakira imbaraga z'umwuka wera. Mu yandi magambo bicaye ari abanyamubiri gusa, iby'umwuka bibari kure. Niyo mpamvu banywa inzoga uko bukeye n'uko bwije, niyo mpamvu baroga kandi bicaye mu rusengero, niyo mpamvu bangana kandi bicaye mu rusengero, niyo mpamvu bagira ishyari kandi bicaye mu rusengero. Ntabwo ari uko ibibwirizwa bitatambutse, ahubwo nta mbaraga z'umwuka wera abantu bafite. Haleluya. Haleluya. Ikibazo si ukutabwirizwa. Mwene da, ndagira ngo nkubwire ngo udafite imbaraga z'umwuka wera wakora nk'ibyo abandi bose bakora. Igituma tudakora nk'ibyo abandi bakora ni imbaraga z'umwuka wera, kuko Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo uwo mwuka naza azatsinda ab'isi, azabemeza iby'ibyaha, azabemeza ibyo guhinduka, azabahishurira. Ariko udafite imbaraga z'umwuka wera, mwene da, uri nk'abandi. Nushaka kuba yarabatijwe muri 70, udafite izo mbaraga iyi si ntabwo uzayitambukamo. Amen. Iyi si wowe wayitambukamo gute imeze itya udafite imbaraga z'umwuka wera? Imbaraga z'umwuka wera nizo zonyine umukristo ajya ahagararamo, agahagarara mu isi irimo ubugoryi bwinshi, yarangiza gukomeza kugaragaza kwera kw'Imana. Imbaraga z'umwuka wera nizo zifata umusore wa 21, haleluya, akarara ku karago abandi baraye ku gisimenti. Haleluya. Imbaraga z'umwuka wera nizo zifata umwana w'umukobwa zigatuma yambara umwambaro utagaragaza ubwambure bwe, kandi abandi bari kuvuga ngo ni ibigezweho. Ugira ngo se we kubyambara byamunanira? Amen. Ugira ngo ngiye kubyambara byananira nko kubyambara? Haleluya. Ariko hari imbaraga z'umwuka wera zijya ziyobora abagenzi mu rugendo, zikababwira ibibuzanyije, zikababwira iby'Imana idakunda, zikabaha n'imbaraga zo kugendera mu by'Imana ikunda.
rero udafite imbaraga z'umwuka wera uri umunyamubiri, isi izakurusha imbaraga, Imana ihabwa icyubahiro. Isi izagukurura, abanyamahanga bazakurusha imbaraga, ariko imbaraga y'umwuka wera iri muri wowe, ab'isi ubarusha imbaraga, n'iby'isi ubirusha imbaraga, ibyaha ubirusha imbaraga, haleluya, ingeso zose uzirusha imbaraga, kubera yuko muri wowe harimo imbaraga y'umwuka wera. Amazimu yarusha imbaraga, amoko yarusha imbaraga, ingeso zose na kamere zose uzirusha imbaraga. Ariko igihe cyose uri umunyamubiri, utwaha na twa tundi twavuze dushyira mu byiciro, umva n'isazi urayinegura kandi itari bumenye ko wayineguye. Ndagira nkubwire degre uba urimo, ku buryo n'ikitagutesha umwanya kigutesha umwanya, ariko ubu byutse nyakuri buzana imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Abantu bakabaho buzuye umwuka wera. Abantu bajya batangara mu materaniro, ukabwiriza ukagira ute, ukagarwaho n'ibimenyetso by'umwuka. Amen. Kandi ngo turi iki? Turi abanyamwuka. Ntimuri abanyamwuka? Roboti si itorero ry'umwuka. Ariko umuntu akicara, ijambo rikavugwa, yafunze atya, abaririmbyi bagahimbaza, abaririmbyi bakaramya, abaririmbyi bakajya mu gisirimba, ijambo ry'ubutabazi rikaza, ijambo ryo guhinduka rikaza, ukibaza ngo uyu muntu umutima we kumeze nka ya mabuye y'igorogota. Amabuye y'igorogota ni amabuye yari akomeye cyane. Haleluya. Mu yandi magambo nta nyundo n'imwe yabasha kujenjagura, ariko ijambo ry'Imana yamanga hirwa afite imitima imenetse. Musaba Imana kugira imitima, umwuka wera ntajya akora mu mitima yikakaza. Niba ushaka ko imbaraga z'umwuka wera zimanukira muri wowe, iyoroshe. Haleluya. Iyoroshe mu mwuka, iyoroshe. Ibi bintu by'umwuka bikorana n'abantu bafite imitima imenetse. Ariko umugabo, ijambo ry'Imana ngo abagabo basenge barambuye amaboko, ni ikimenyetso cyo guha Imana icyubahiro. Haleluya. Ariko ab'iki gihe ikote rye niyo mwigeranye intebe ikamwegeraho gatoya. Ariko ntabwo Imana yadutumye ibyo ngibyo, yadutumye kuzura umwuka tukazajya mu ijuru. Rero niba ukeneye ububyutse nyakuri, birasaba ngo imbaraga z'Imana zikorere muri wowe, nibwo utabasha kwihanganira iyi mibabaro y'iyi si. Niyo mpamvu nicyo kizatuma utajya hejuru kwa makuza ngo cyangwa ahandi bajya inyabugogo ngo wiyahure. Maze ugira ngo ibyatuma twiyahura ntibihari, ibyatuma se tunywa ya miti ntibihari, ibyatuma se ndumurakare ugira ngo ntibihari. Ariko umwuka wera uri muri nje ni umugwaneza, ahora avomerera, ahora yoza, ahora ahumuriza, ahora akomeza. Niyo mpamvu y'ibyiringiro byacu nuko umwuka wera n'imbaraga ze biri muri twebwe. Suko imibabaro idahari, suko ibibazo bidahari, ariko hari umwuka wera uduha imbaraga zo kugenda hejuru y'ibyo ngibyo, aho kugira ngo biturushe imbaraga tukabirusha imbaraga. Rero ububyutse nyakuri bugaragarira mu mbaraga z'umwuka wera ziba mu bugingo bw'umukristo, zikamufasha kugenda yubaha Imana, zikamufasha kugenda atsinda icyaha, zikamugenda zimuyobora ku manywa na nijoro. Icyanyuma ncorejeho uyu munsi, Imana nitugirira ubuntu tuzavuga n'ibindi. Ikintu cya gatatu nanone, iyo hari ububyutse nyakuri, bigaragaza ububyutse nyakuri, ni ishyaka, ni ishyaka ry'iby'Imana. Amen. Mwene da, ntuzavuga ko ukunda Imana, ntuzavuga yuko uri umurokore mwiza ujya mu ijuru, igihe ukiza mu materaniro ari uko hatanzwe amatangazo ko abatagiterana batazabaha serivisi. Igihe cyose uzategereza itangazo rigukura mu rugo, inzogera nitavuga ku musozi
ngo ubwo ntuzaterana, ntawabonye kudaterana. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyose muririmbyi uvuga ngo ukunda Imana, ukunda itorero, ukunda umurimo, igihe cyose uza muri repetition cyangwa uza kuririmba ari uko abayobozi ba korali babanje kuguhamagara, ntuzavuge ngo ufite ishyaka, ntuzavuge ngo ukunda guterana igihe ushaka kumara ukwezi udateranye kandi nta mpamvu ifatika ituma udaterana. Amen. Rero ikintu kigaragaza ububyutse nyakuri, ntiwaryama, haleluya, ntiwasinzira. Ibi birirwa bavuga ngo mwitanga Imana ibaha umugisha. Iyo umuntu ari mu bubyutse, reka nze nkubwire, iriya ndirimbo turirimba dushake tuzareke kuyiririmba. Amen. Ibyo ntunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye nduwawe. wagira ngo bamwe barimba batazi n'ururimi bari kuririmba. Ibyo ntunze ni ibyawe, ibyo utunze byose ni ibye, nanjye ubwanjye nduwawe. Muzi ko hari ibintu bidushyira mu rubanza tutibye. Iyo ndi kuririmba iyo ndirimbo ndifata ngatekereza neza kujya ndi kuvuga n'ukuri cyangwa awi niba nanjye ubwanjye. Buriya hari ibintu abakristo mu minsi ya nyuma bateye abakozi b'Imana bamera nk'ababakuye mu murongo, bakajya guhamagara umuvugabutumwa uturutse Nigeria kugira ngo aze, kugira ngo kubona ko mutanga, kuko nta shyaka mufite. Barabashitura Hakazo muri Nigeria nka ya modoka babanza gushitura kugira ngo yake, kugira ngo yitangishe, kugira ngo aze yitangishe, afite imbaraga, aravuga ya magambo bavuga, kavuga uti umuriro watse ku kidendezi. Ariko iyo Nigeria se n'Imana, Nigeria se nashaka zave South Africa n'ahandi, reka nze nkubwire mwene America. Icyo namenye kandi nasobanukiwe nuko igihe cyose umukristo atakaje ishyaka ry'Imana cyangwa ry'umurimo, ibye byose ni ugukurura umugozi, bakajya bakurura. Kuza muri protokole ni ugukurura, kuza kubwiriza mama Elivier ni ugukurura, kuza mu matora nta nubwo bakabaye babwiriza umuntu guterana. None se hari umuntu ukubwiriza kujya mu isoko? Mu mudugudu batanga amatangazo ngo ku Murindi ku cyumweru hari isoko no kuwa kane. Nta muntu utanga amatangazo yo kujya mu isoko, nta muntu utanga amatangazo yo kujya kwa muganga. Iyo urwaye automatically uzi kujya kwa muganga cyangwa ukajya ku mujyanama w'ubuzima. Ariko mu matorero nuguhamagara, muze muterane, muze musenge. Niyo mpamvu nta musaruro turimo gutanga. Ntago ikibazo ari uko dukeneye, ahubwo ubukene butwishe nuko tudafite ishyaka. Haleluya. Nuko abantu benshi baje mu macaci, baje bameze nk'abantu bashaka kuba ibyigenge, ntabwo bashaka kubwirwa, ntabwo bashaka kubwirizwa, kubera yuko mwabidutanzemo. Narakijwe mbere yawe uzamubwira iki mama Elivier? Mwabidutanzemo. Narakijwe mbere yawe uzamubwira iki? Wabatijwe kera, wakijijwe kera, wahanuye kera, mugakiza. Uriya mugore n'icyo ambwira, amatorero naciyemo arayazi. Ikibazo si uko waraciye mu matorero 7, ahubwo ikibazo ayo matorero 7 wayavanye mwiki. Ikibazo si ukumenya itangiriro kugeza mu byahishuwe, ahubwo iryo jambo ryahinduye iki mu buzima bwawe. Zaburi ni nyinshi, ariko izo zaburi niba zitarapfa
bike mu buzima bwanjye. Izo zaburi zimeze nk'ikinyamakuru, si ikibazo cyo kumenya, ahubwo ni ikibazo cyo gushyira mu bikorwa ibyo twamenye. Rero ububyutse nyakuri burangwa n'ishyaka. Amen. Ni kangahe wicara mu rusengero ukumva ufite ifuhe ry'umurimo w'Imana, bipfa bikira ntibikureba, ariko iriya ndirimbo nimushake muzabe muyiretse tubanze tumenye icyo turirimba. Wowe ubwawe ibyo utunze n'iby'Imana, nawe ubwawe uri uw'Imana. Ntawe ukubwiye ngo gurisha inzu yawe uze wubaka urusengero. Oya, iyi Mana ntikora itya. Nihagira Imana ikubwira ngo mfatira credit bazateza inzu yawe wubaka iyanjye, iyo Mana ntibaho. Ariko iyo Mwuka Wera zirambaka ry'iby'Imana riraza guterana, Dawidi yaravuze nk'uko imparakazi yahagizwa mu butayu no gushaka amazi, ni ku mutima wanjye wahagizwa no kugushaka. Aravuga ngo umutima wanjye kugirira isari. Haleluya. Arongera ngo ishyaka ry'umurimo wawe rirandya. Ni kangahe uburi bitotsi kubwo ibitagenda neza muri bene zo. Gira ishyaka rya korari. Ziriya ngoma zimaze imyaka ingahe? Ni hari igihe bajya gushyiramo ibitambaro kugira ngo zivuge. Iyi senta ya matushe, hari igihe bajya gucuranga matushe akanga gukora. Ibi byuma muhora mwumva biniyigira hano byaguzwe kera cyane muri za 2010, kuva muri 2010 kugeza muri 2022. Imana yo muri robot nigitanga umugisha. Ese mwene da, ku mushara wawe uwuhembwa wose ukawurya wose, urya ibyawe ukarya n'iby'Imana, kuko muri uwo mushahara wawe hari 10, kimwe cya 10 cy'Imana. Urya ibyawe ukarya n'iby'Imana. Ibyo ntunze n'ibyawe. Ese icyo tubura nuko tutigishijwe? Oya, icyo tubura nuko nta shyaka dufite. Kandi ikintu n'Imana ngo ibyo ntunze nabyo ni icyo nabonye mu buzima. Iyi Mana ikorana n'umuntu ufite ishyaka. Haleluya. Muri iri teraniro ryo ku itariki ya kangahe? Ya 4 z'ukwezi kwa 9 2022. Mwene da, ibyo wishuka byose ngo uri mu mavuta, banza uriwe ku mutima wawe wera, uriwe ku mutima utunganye. Ibyo wishuka ngo urahanura bigasohora, reba niba muri we harimo imbaraga zitsinda ikibi, zitsinda isi. Ibyo wishuka ngo uri mu mavuta ngo uraririmba bikagenda gute, banza urebe ko gifite ishaka nk'irya mbere. Imana ihabwa icyubahiro. Haba kuki aravuga ngo Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Iyo tuvuze amagambo nk'aya baravuga ati buriya umushumba yamubwiye ko inyubako igeze ahakomeye, nabwirize abantu bongere bagira ishyaka. Uva natangira umurimo w'ivugabutumwa, usibye ko niyo yabimbwira abanza ntabishobora. Sinzi ko umuntu yambwira ngo uhagarare mvuge iki, kuko ntiyaba mpaye ibyo kuvuga. Niyo yambwira ngo uvuge iki, ntiyampa n'amagambo yo kuvuga. Ibyo tuvuga byose nk'uko Pawulo yabivuze, haleluya, ni Yesu Kristo ubiduhishurira. Rero dukeneye guhemburwa, dukeneye ububyutse kugira ngo tubeho mu buzima bwo kwera no gutungana. Dukeneye ububyutse kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera zikorere muri twe, kugira ngo iby'Imana bitatubera umutwaro ndetse n'iby'isi bitaturusha imbaraga. Dukeneye imbaraga kugira ngo tugire ishyaka ry'iby'Imana. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa, Petero abwira abari babagose ngo nimwihane. Haleluya. Kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ivuye ku Mwami Imana. Urifuza ko Imana yakongera igasuka umuriro wayo muri wowe? Niba ufite nk'icyifuzo, hagarara mu mwanya wawe. Twatangije iriya ndirimbo ivuga ngo dore bugiye kwira. Haleluya. Aho umuntu atabasha gukora aravuga ngo Mwami ubwo uzaza uzambonere kure. Niba wumva ukeneye kongera guhemburwa n'Imana, ukakira ububyutse bw'ukuri, ukava mu kigare, kuko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo abana b'Imana nyakuri n'abana b'Imana n'abana ba Satani. Hari abana b'Imana muri rusange, ariko hari n'abana b'Imana nyakuri n'abakora iby'Imana ishaka. Niba hari icyo wumva abashumba bagufasha n'abakozi ibyo ni irya mbere. Irya kabiri nari kuvuga, ntabwo turavugira ngo twongere tubwire abandi yabaye tutoroje no kurusha abantu. Irya kabiri numviye ahangaha ngomba kubaza abantu, ninde muntu uri muri aya materaniro
ushaka gukizwa virigire akamaramaza. Hari ibyitwa agakiza byo muri iyi minsi byo mu macyaki, iby'ikivunge n'ikigare. Nabajije ngo ninde wumva yifuza gukizwa virigire akamaramaza? Mu yandi magambo, kumaramaza ni ukuva mu ngeso mbi. Uko niko kumaramaza, kuva mu matiku, kuva mu manyanga, kuva mu nzangano, kuva mu bujura, kuva mu bubeshyi, kuva numvise umwami arimo akomanga mu mutima wanjye antegeka kurimbura byose bimubangamiye, kuraho ibibangamiye Imana bivaneho kandi ntabwo biyobewe. Kenshi utazi abantu bari muri uru rusengero badakijijwe n'imbarwa, kandi ko ni ukuri. N'abashyitsi badusuye bari mu macaki hirya no hino.